ntago ari mwe ndi kubaza ubwo murasu n'izina rya Yesu Liza nawe no kwica inkoko bikunanira Liza unanirwa no kuvuga ati dukarabe basi tugende tumeze neza hari arega amazi yanadushiranye yewe ibaze ko n'icyuma nibagiye nkakijyana hari hano twayibagiye no dukomarenga twari iki inkoko turashaka kurya inyama ahubwo se wamuhungu wamubwiye ngo azituzanire hariya bagurira twabazi inkoko nyinshi we Maliza twabazi inkoko nyinshi zo gushyira muri firigo tuzadukuraho gake gake baza kuzituzanira nese mu gihe umugabo atabonetse bivuze ko umuntu atashobora kurya inkoko shiranye masubwo munyuze yamusagura abashi suko twayibagiye hari hafi nta nubwo twibuka ko tutakarabye ariko bidasanzwe se bari ibintu byataye ngo zimwa zotsa zizane je gusara se gute ngore umuntu wamwirukanka uruzingo rw'ejo uyu muntu se afite ikihe kibazo kubazi kubaga inkoko ntabyo uzuri inkumi ni ikibazo reba asaze yubusa shamva reka nkubwire Mari ndeze iyo nkoko mwarwanye nawe yapfuye ku buryo kugiye naga inkoko nyinshi yewe ugizwe bye ntabwo wabyumvise ikiganza nduzabone cy'inkoko ni inkoko nyine se inkoko ntigira amaraso umva twabaza inkoko nyinshi cyane ahubwo mukanya ni nyinshi kuko twajyaga gukata izo si ikabiragurutsa amaraso agataruka ntabwo uzi ukuntu inkoko itarutse amaraso we ntabwo ubizi izireza ko twire nero sharura sake rwana turuhije ni narwo rwaguteye amaraso rwaneye amaraso rwashatse no kwiruka ijosi wabonye ko rwashatse no kwiruka ijosi ryatangiye gucika irasake bazirimo satani ukuntu cyari kiri kuregarega ukuntu umva njye uzi ko yashatse kugenda yajyaga gura inkoko ikaba yamara n'iminsi iziritse aho ngaho mama ati ashwi none ibyo byari ibyo ni ibya kera bose wowe wakwirirwa utariye inyama ngo umugabo ntahari rega na kera baravuga ngo nta mugore uhaha inyama kandi ubu ngubu rwose umuntu aragenda ngira mu nzira ahubwo nigendere abadayimoni si abantu baza n'inyama ntabwo uri burya rega atari buze kuzihagura wasanga muvuye no kwica umuntu mwese njya bamenye karagoma hano nyakasi banyuze bari abantu njye ntinyama ngo inkoko bakubatera amaraso n'ibiki inkoko reka njye mu rugo ndebe ibyo bari abagore barimo gusa umwana ndakomeza ngerageze mvugishe Denife sha nyine komeza ukomere nakundi mu buzima cyasa nabo ngo yerekeje reka ndebe zirangegera ibintu zivuye amaze ntabwo mbashira amakinga twagera hano cyane mawuja waje naje ngukumbuye we shamani iva muri ayo icara tuvugane siko n'imisonga yari iri gukubira ngize amahirwe uraje byagenze bite saho shawore ibyo bintu byihorere by'imikino ibintu by'imikino bireke undi uzi diro wadusizemo uwakagombye kuzuza wisekeshwa aho ngaho wihoberejwe abantu bose mwamufashe mafra mwambye banza umfashe iyi myenda ikigaragara cyo fasha n'uyu nguyu diro mwayikoze ugenda uyibika ahantu kure uyitsimba ariko sinshaka ko hazagira n'unyuni n'ibimenye nzakubwira igihe tuzayitwikira mwamufatiye shawari ibyo bintu byihorere nizere ko nta muntu waba wababonye urabona bahita batumara ubuzima bwacu twabusoreza muri ngereza batatubona se bivuga n'ubundi oya dukora igikorwa ntawe tubonye ariko uburyo tuje dusanze cya kigo ngo ni Maliza cyicaye hariya hanze ubu se ntitugiye sasa ubuzima bwacu tugenda mu mutwe nk'iserera ariko nyine twabikemuye cyese ntabwo uzi ko nta kibazo kiraho cyasamye turakibesheje ngo tuvuye kwica inkoko zasimbukaga zikatunanira kwa kundi ngo kigira amahano ari kuyibaga zitera amaraso tubonye cyabyemeye ariko niba kitanabyemeye nyine tugomba gusibanga ibimenyetso iyo myenda niyo mpamvu uca kuyishyira ahantu yaba cyari kize ko iyo nkoko ari isi cyabirukirwa abasaza rwarifite n'amaraso nawe ari gutuma nseka kandi nukuri kwiba yanje ugiye wowe ugiye uzongera ugaruka no guhamagaye ko
kuko cyakoze ndishimye iyi affaire dukomeje kuyitindamo tugaguma dutindana gutya dushobora guhita tujya muri risk ngende akanyenyeri mbone kugenda nta n'agaki akanyenyeri ariko none nta n'akanyenyeri njyewe ejo bundi wambwiye ngo iki wanyishongoye ngo udufaranga twanye nta kintu tumaze none nta kintu mvuye gukora uvuye gukora twese twasibanganya ubonye mu maraso yahise mu aba mwafatanyije twese twasibanganyaga ibimenyetso kugira ngo tutajya muri gereza mva mukanyemo iyo agira ikintu akora gende bete Liza twubahane ibi bintu urebye nabi dushobora kwisanga muri gereza utabizi ahubwo nakomeza atinde hano ushobora gushaka amafaranga ukisanga imageragere ndi wowe nasohoka nkigendera n'undi munsi tuzongera kumbwira mwana tuzavugana we uciyeho twakoze akazi kandi itagucika shama ujamaze kubona ko noneho udasanzwe pe gusa nabwo ufite sha ntabwo gusa iyo myenda iramutse igaragaye cyangwa ikibazo gikomeye cyane igomba kubikwa neza mu mutekano ku buryo nta muntu uzayibona urusaza rwari rufite amaraso nambonera cyatugoye noneho ako ndakibaza ukuntu abantu b'abakobwa babiri b'abagore bifashije umugabo nk'uriya ako ubundi mbona ufite nanjye maze kugutinya aho bigeze nta kintu ntakora kandi no tujya kwiruhukira umvura imisonga dore usanze n'ubundi nenda gupfa umutima uri gukubita sha mwana ari video akora ibyo bintu bireka ubu aka kanya turimo na stress zose mfite n'ibibazo byose mfite urumva ndi muri uwo mwanya w'ibyo ngibyo ira bintu byeruka kubikora ryari ubusoro n'igihe cyabyo wagiye umenya ibintu ukamenya n'igihe cyabyo ihangane ndabikumara byose zirashira ibyo bintu Olivier ubu njye ntabwo nkumbuye urumva turi mu kanya ko gukumburana cyangwa turi gushaka kuvaho Olivier nkubwire jya umenya igihe n'icyacyo ubu wanzanye mu bintu none utangiye kuntera uburibwe none ubu turi muri stress z'ibibazo turimo kurwana nabyo nawe uri gutetanywe ibibazo byareka kuba rega ubuzima burakomeza ubu se tugiye muri gereza twajya duhurira ntabwo uzi ko haba y'abagore n'iy'abagabo cyakoze Imana izambare bagifungane kanjye kubibika tuzabitwika ihangana ariko nizere ko numara kujya muri modo ndebeke ninjya muri modo turazareba uko bimeze kambite hanze sho none se kwasi utampamagaye ikibazo ni ukuguhamagara koko nyine iyo mpamagara nari kubasha nyine kugira ute so ndoretse tukajya kuganirira hari hanze cyangwa nka gusanga mu rugo ahangaha ndikumva hatisanzuye rwose oya hanze hariyo umuyaga mwinshi wana twiganirira ahangaha ahubwo se bari meze bite wowe nari meze neza ariko aha hantu ndikumva hatisanzuye pe se intebe ntabwo uzicara ngo uzikwirwemo oya intebe kuzicaramo ndazikwirwamo ahubwo nyine iyo uza kubana twara se baducira ngaho ibi byose ni bikino nambi kubonera muri runo rugo bari bimeze bite mu rugo rwanjye rero ahagwaye karibu urugo rwawe nawe sabi n'ibiki ndi kubona nibyo nyine uri kubona nyine ni ibiki nsobanurira none se ntabwo uri kubibona nyine ndi kubibona ariko washaka kubisobanurira n'umunwa wawe para kuvuga ni ibiki sa ndi kubona ibyo ari zaba ubwenge uruzura bite uratinyutse ugeraho noneho uza n'abandi bakobwa se wagabanyije umunwa wowe hoho wanje ukagenda gake tukumvikana ibyo Liza yarambwiye nibyo ndi kubona ahangaha yaba ari byo Liza se waza mate sho ko mbona nzamuka Liza ahubwo wowe ko ki mu rugo rwanje umva Maliza unyirukana Maliza yanditse muri nonzo wagabanyije Maliza yanditse sa uziko none ahana ibintu bigeze ubusaka nagasuzuguro nagasumburutso nakamenyero none ibi ni ibiki ubusi bimbyitike nta nubwo wubako mutwitiye umwana so kutavuga muri kureba niki umunwa wawe se watuma n'umuntu abasha no kubwiwa ahubwo se nari navuga utababwira icyo urashaka no kurwana
gabanya nawe maze nanarwana uziko narwana urwana se urwana iki ratumva ngo sobanurira bino sobanurira uremera kunsobanurira none se watuje ubundi umuntu akaba nese wavuze uri kubidownloadinga he uwo munwa wawe se wabaha ariko umunwa wawe ntuwugira ngaho noneho mbwiza amatwi niba atari umunwa wawe uvugisha nese ubundi urinda uzamura uwo munwa ntabwo ari wowe wanashutse se nagushutse iki ni nanjye wagushutse se ngo uzane abakobwa muri runo rugo noneho uyu ni umugore wawe n'inda yawe ubundi saa uruzura ni kubwo nta n'isoni mufite ko madagabanya induru hano hajya wowe reka gabanya induru none uyu ni umugore wawe cyangwa imo ndarota yego niwe ariko ntabwo mbyemera kuko n'ubundi yarinda n'inda ni yawe nabwirwa n'iki se kare yanjye ko n'ubundi yarinda ya ku muhanda ese muhu nako ubwo ni mbese nicyo mwita ese murararana murara ukubiri bimeze bite turarana ariko njyewe ndaracuramye ntabwo ucuramye koko ariko se uribuka ejo bundi cyagihe hari mu gitondo uri kunyirukaho ngo asubire ujya kubaho usubire ujya kubaho akato we wambwiraga ngo nsubire kuguha ugeze naho kuntuka wambwiraga ngo nsubire kuguha nagwanga batagutuka urabona se ubundi we mu maguru y'abakobwa habonyemo ikimana wakiza kumenya icyo ushaka kuva ubu kugeza iteka ryose na nimero yanjye isibe mu ubwo bwonko umva mukobwa uretse kugera umva uyu ni umugabo wanjye murebe wirebe nubwo ari kwivugisha turiya tugambo twose mbaye zeru wasohoka nta kibazo uzaze mucuramane nuko rero nawe uravuze wihaye ijambo ahubwo zamuye umunwa ubwo se ndavuze wowe uri kugira ute si ubundi saa tuganira ubundi ugira ubwenge ahubwo ni wowe utabugira uziko mbona urwaye mu mutwe manje ni wowe utabugira umva nk'urugero rw'ikintu kigaragaza ko nagira ubwenge iyo ureba uba ubona ko njye nawe twabana nk'abagore n'abagabo nagufashe mu kiziriko ni utamfata mu kiziriko ubundi ntabwo ari wowe watumutse ukagenda n'ubundi kuri hano nka sitati ntacyo umaze nimba ntacyo maze nabyo uzabyibonera iyo nda yawe ubage wifashe samari bite ko mbona inzo byagenze byihoreye umwana w'umukobwa byagenze bite se kandi none ntabwo uzi ibibazo mfite ngewe ntuzi hariya nabaga ni ikipe bamwana ko twaratangiye gukundana abizi deni yahoraga aza hano yewe si nibyo byonyine pe na mukuru we nawe twarakundanye wakundanye na umwana nimba mfite abazimu nimba mfite iki ntabwo mbizi mukuru we yagiye atambwira none nawe nucyo ese kuki bagukoze ibintu bimwe kandi bavuka nawe ubwo si akagambane se babigambanye twasinyeba ko ariko babikoze ubwo rero waba ufite ikibazo kuko mukuru we yagiye kuvuga ngo ibintu yakoze nanjye ntari nzi nabitunze umwanda baje n'ideni kurusha ibindi byose niwe wakundaga kurusha mukuru Clenie yamwohereje ngo video ngo ndi gusambana uriya mugore noneho ko ari inguzi ejo bundi yarabinkoze uri gusambana we Maliza n'ukuntu mba mbona witonda ariko mwana kuki uriya mugore ari umutindi koko
mwana wa mama ihangana ibibazo bigwira abagabo nyine byibarera ubwongo bw'itoreza no basi nawe aho kugira ngo nahamagare bazi ibintu tubikemura cyangwa se arebe video nimba atari yaye cyangwa ari ibiki kugira ngo arebe wenda niba atari ari no kukoshya erega wa muntu ibintu by'ubu umuntu asigaye yifata akabeshyera undi muntu na umva batanaziranye pe yitora uruturu rupapuro mushiki we nawe warunzaniye ejo bundi nicaye ku irembo yababawe agukatira se akubwira ngo iki nta kintu nibuka pe mbabara ntabwo ibigambo nasanzemo nshaka no kubitekereza yawe ariko mana ubu koko umuntu azigira gute koko so ntabwo nimba ari iby'Imana yanyandikiye se njyewe nabigira he kibi ntabwo ari byo bibi n'abana uzabivamo none iby'inkundo z'ubu ngo uzi ko ibyo bintu nsigaye mbyumva ahantu hose ntabwo ari byo bibi n'abana naranyuzemo ku buryo bitaye bizashira n'ibindi byarashira nyibwira ahubwo bite wari nasaha musenzi wa mukobwa kabebe kameze boga ari gukura akabebe kajya mani umva kaba kari guterera ahantu hose kaba kasaje utambwira agahungura agakuru wa muntu we byihorera urampisha se arampije ejo ndavuye kwa muganga kubera ibibazo moramo nanavuyeyo nibagirwa no kubabwira ngo banyuze mu nteko gusa nyine ewana ubona mwavuje ikiganiro komeze mute se ntabwo uzi ko Sam namusanganye n'undi mukobwa ngo hano ngaha umva ndabona yisaza misa mbikubwira kugira ngo naza no kwibagirwa uzanye hano mu ntebe yego mana bakundanye hari banza baranasomanye ugira urunwa we Sam nawe nizeraga uyu muhungu sibyo uwo mukobwa niwe muruho wanjye rwose natanyica nzamenya yatsubiza andikire n'uburyo yirirwamo none nawe watangiye gushyuha umuntu wo kuguhaza birakunaniye mbwira nawe ubwo se ibyiyongerwamo Mariya bavuga ngo naramushutse ibyiyongerwamo babwira abantu bose nta muntu atabwira abonye kwitwara ntabwo nzi ko subira muvuze ngo ni iki muvuze ngo ni ariko sako ingirwamugore ingirwamugore ujya mu maguru y'urugezi ubona ko ari ingirwamugore ntabwo wakibuka ko mutwitiye umwitiye se nabwirwa n'iki niba ari urabyemera ko mwakoze ibyo mukora none se rimwe ryonyine twabikoze niyo mpamvu yahita nongera kubwira abantu ngo rimwe ryonyine nzatankukata uwo mutwe uranatinyuka no kunkata umutwe none se ubwo ngubwo koko ibimenyetso we ntabwo buri kubyiyumvira rega nawe nta gaciro wihesha sareka nkubwire nzongera kubona ijambo ribi ubwira Yvonne njye nawe tuzibonanira se mwana wa mama wahinduwe n'iki ndakuyamye kuri Yvonne aha mwihaniza ndawe muraho kwa Rudasingwa muraho neza mwabana yego amakuru yawe amakuru ni meza namwe muri amahoro se ntabwo ari amahoro hari amakuru mbonye makuru deni yagarutse ahubwo se aya makuru ngiye kubabwira murayakira ni mabi se ni makuru ki se noneho mana yanjye ni za ntambara zihora zibera hakurya no hakuno mbonye kuri televiziyo Rudasingwa yishwe